Umwaka mushya muhire kuri mwese abo twabanye hano ku isengesho Ryoherejwe official 2025 kuva mu kwa kane, kuko nibwo twatangiye isengesho Ryoherejwe official. Abakoze sabone cyangwa subscribe mwese turabahaye, turabifuriza umwaka mwiza w'umugisha. Uyu nguyu twajemo wa 2026. Ikaze rero mu kiganiro cya mbere cy'uyu mwaka wa 2026 kuri tariki ya 2. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu mwaka n'umwaka w'impinduka kuri bamwe mwanambye ku Mana, kubaho ugendanye n'Imana yabo, nimucike intege. 2025 ntimunamuke, ntimuyitandukire ngo muve mu byizerwa. Uyu mwaka wa 2026 n'umwaka wanyu mwebwe abo tubana hano ku isengesho Ryoherejwe official. Wowe unyumva umenye ngo uyu mwaka ugomba kuba wawe mu izina rya Yesu. Ndatura ngo uyu mwaka wa 2026 wowe twabanye muri 2025 tukaba twaje muri 2026 kuri tariki ya 2. Nkwatuyeho kugira ngo uyu mwaka wa 2026 ubu wawe uzakubera impinduka zikomeye mu buryo bw'umwuka, habeho impinduka zikomeye ziguteza intambwe zijya imbere, no mu buryo bw'umubiri uzatera intambwe idasanzwe itazigera isubira inyuma mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bityo rero nkwatuyeho intambwe idasanzwe ikwinjiza mu masezerano y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nkwatuyeho intambwe iguteza intambwe mu buryo bwo kumenya Imana, mu buryo bwa domene yawe. Imana iguteza intambwe mu izina rya Yesu. Imana ni Imana igiteza abantu intambwe, intambwe utatezwa n'amashuri wize cyangwa impamyabushobozi ufite. Imana iguteza izo ntambwe mu izina rya Yesu. Intambwe utigeze utezwa n'imiryango, intambwe utigeze utezwa n'inshuti n'abavandimwe, Imana iguteze mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo buri ntambwe yawe yose rero yafatiriwe muri 2025, uyu munsi muri uyu mwaka wa 2026 iyo ntambwe irekurwe mu izina rya Yesu Kristo. Noneho utera intambwe zigana mu by'Imana yakuvuzeho. Uwiteka Imana iguhe umugisha rero. Ikaze rero dukomeze tuze gufata umwanya wo gusenga. Reka manure ijambo. Hari ijambo ry'ubuhanuzi muri nge ndi kwiyumvamo, ngira ngo ndigusangize turiganireho iryo Imana yateretse ku mutima wacu. Ariko mbere yuko turiganiraho, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimira ko hano by'umwihariko ku isengesho Ryoherejwe official abo twabanye nabo 2025 warabarinze, warabambukije bageza muri uyu mwaka wa 2026. Nuhabwa amashimwe, nuhabwa icubahiro muri iki kiganiro cya mbere mwami cy'uyu mwaka wa 2026 kuri tariki. Ngwino ubane natwe, ngwino uvugane n'imitima y'ubu bwoko, vugana n'ubugingo bwose buri kutwumva no ku isengesho Ryoherejwe official. Mu isengesho tubuze gusenga mwami, dusoza ijambo ryawe, urikoreremo ibitangaza bidasanzwe, bantu wateza intambwe Mana, kuko uri Imana igiteza intambwe umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu utabasha kwiteza intambwe, wabuze umufata ukuboko wamufasha gutera intambwe, uwo mufasha atera intambwe mwami y'iterambere mu mwuka, iterambere mu mibereho, mu mpande zombi, imibereho yo mu mwuka uyu muntu atera intambwe nziza kandi idasubira inyuma, imibereho yo mu mubiri uyu muntu atera intambwe nziza mu mibereho yo mu mubiri, agira imibereho myiza cyane mu izina rya Yesu amazina yose, amen. Ndakwifuriza gutera intambwe kuganisha mu mibereho myiza mu mwuka no mu mubiri, kandi Uwiteka araza kuyiguteza. Ntugire impungenge, tumufite icyizere 100%. Muri uyu mwaka Uwiteka yiteguye kuba umucyo wawe, Uwiteka yiteguye kuba agakiza kawe. Ntugomba gutinya rero. Nkuzaniye ntangiye nkubwira icyo umwuka w'Imana yashyize mu mutima wanjye, ko muri uyu mwaka Uwiteka agiye kukubera umucyo, agiye kukubera agakiza,
iyo tuvuga ngo Uwiteka agiye kukubera umucyo, ni ukuvuga ngo igihe cyose wabayeho uri mu bibazo usa ubona nkaho utabona umwijima, utabona imbere, uyu mwaka hari abantu Uwiteka agiye kubera umucyo muri buri kimwe cyose. Ndavugana nawe unteze amatwi uri kunyumva hano ku isengesho Ribohoro official. Uwiteka agiye kukubera umucyo mu rugo rwawe, Uwiteka agiye kukubera umucyo ku bana bawe, Uwiteka agiye kukubera umucyo muri business yawe, Uwiteka agiye kukubera umucyo muri relationship yawe, Uwiteka agiye kukubera umucyo mu rubyaro rwawe, Uwiteka agiye kukubera umucyo mu gakiza kawe. Icyo ni ikintu cya ijambo rya mbere, Uwiteka agiye kukubera umucyo. Ijambo rya kabiri rero, agiye kukubera agakiza. Iyo tuvuga agakiza, ni ukuvuga ngo agakiza ni ijambo rituruka ku gukiza. Ijambo rivuga agakiza ni ijambo rituruka ku gukiza. Iyo tuvuga rero ngo agiye kukubera agakiza, ni ukuvuga ngo hari ibintu agiye kugukiza bikavaho burundu. Waterwaga n'abazimu n'abadayimoni bakakubuza amahoro, ntusinzire nk'abandi, cyangwa se icyo ukoze kikanga. Intambwe zawe zari zaratebye cyane, zaragiye zidindizwa, ntiwabashije kujya aho ugomba kugera ngo hagerere ku gihe, kubera intambwe zawe zagiye zikururwa zisubizwa inyuma. So Uwiteka akubereye agakiza. Ndavugana nawe uri kunyumva, Uwiteka akubereye agakiza kagukiza ibyo bintu byakudindije, ibyo bintu byagukerereje, ibyo bintu byatebesheje intambwe zawe. Uwiteka aje kubigukiza, aricyo bisobanura ko akubereye iki? Agakiza. Reka rero dusome icyanditswe nyine Imana yampaye cy'ubuhanuzi ndi kukubwira mu bw'ijambo ry'Imana. Ni Zaburi ya 27. Zaburi ya 27 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 6. Handitse ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ndayankubwire ngo wonteze umutwe dutangire muri uyu murongo wa mbere. Ntangiye nkubwira n'Uwiteka agiye, hari abantu abereye umucyo, hari abantu abereye agakiza. Tuvuga yuko ijambo agakiza rituruka ku nshinga yitwa gukiza. Nuvuga ngo rero hari ibintu aje kugukiza. Rero kandi si ukugukiza gusa, ibyaguteraga ubwoba. Hano muri mwanditse aravuga ngo ninde uzankanga, ninde uzantinyisha. Rero nuvuga ngo Uwiteka, impamvu utagomba gutinya, Uwiteka agiye kukubera igihome. Agiye kubera igihome urugo rwawe rwahigwaga rwa Satani kugira ngo arusenye. Uwiteka hari abantu agiye kubera igihome. Business yawe agiye kwibera igihome kugira ngo business yawe yaguke. Umuryango wawe agiye kubera igihome. Ibyo ukora agiye kome, kuko yabonaga ko ibyo ukora hari ababirwanya ngo babikubite hasi, hari ababirwanya ngo bitagira iyo biva naho bigana. Ariko ndavugana nawe ngo Uwiteka kubereye igihome kugira ngo ibyo wakoraga noneho sasa bibashe kugira aho biva naho bigana. Ninde rero waguhinza umushyitsi igihe Uwiteka yiyemeje kukubera umucyo, igihe Uwiteka yiyemeje kukubera agakiza? Ninde watinya, ninde wakwikanga? Rekeraho kwikanga, rekeraho gutinya. Uwiteka agiye kukubera agakiza. Ibyo bazagerageza kugukoreraho byose 2026 bibwira yuko bahirwa bakaguteza ibibazo cyangwa baguteza amakuba, ntabwo ibyo bizigera bikugeraho, kuko Uwiteka yemeye kukubera agakiza muri uyu mwaka. Zamurira Imana yawe icyubahiro uvuge ngo Mana urakoze ko wemereye kumbera, ko wemeye kuba agakiza kanjye. Uwiteka yemereye kukubera agakiza, Uwiteka yemereye kukubera igihome kigucingira. Umva rero ukuntu avuga rero ku murongo wa 2 ngo ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Abazagerageza kukwataka muri uyu mwaka wa 2026, uzagerageza kukurwanya muri uyu mwaka wa 2026, azanyerera agwe hasi mu izina rya Yesu. Uzajye umunyabyaha wese uzaguteranira akaguteranira agambiriye kugira ngo amareho business yawe, amareho umuhamagaro wawe, amareho umubiri wawe, cyangwa amareho icyo ukora,
umunyabyaha uzahirahira kukurwanya, umunyabyaha uzahirahira kugutera. Impamvu Imana ivuga ngo umunyabyaha, umuntu uba umunyabyaha ni umuntu wese ugambirira kukugirira nabi. Umuntu uzagambirira kukugirira nabi muri uyu mwaka wa 2026, ndavugana n'umuntu womatanye n'Imana akambuka 2025. Ndavugana n'umuntu twabanye hano ku isengesho Ribohora official. Wowe twabanye hano ku isengesho Ribohora official. Umuntu uzahirahira kukurwanya, umuntu uzagerageza kukugirira nabi, umuntu uzagerageza kurwanya icyo ukora, kurwanya urugo rwawe cyangwa kurwanya umuhamagaro wawe cyangwa kurwanya urubyaro rwawe, umuntu uzagerageza kukurwanya muri domene yawe, Imana iravugana nawe ngo abo bazasitara bagwe. Abazagerageza kukurwanya bazasitara bagwe. Uzagerageza kugusengera nabi, kakwatura amagambo mabi, kakwatura kumva nyine yakureba akajiginywa kumva ko yagusabira nabi, uwo azagwa ari wowe wazize, azasitara gwe. Ndahagurutse ibintu bisitaza abakurwanya mu izina rya Yesu. Mpagaze mu mavuta nahawe, mpagaze mu butware bw'Imana isumba byose, mpagaze muri domene Imana yanteretsemo mu mwanya wanjye. Ndakwaturaho wowe wizera ko ndi umukozi w'Imana, wowe wizera ko Imana yampamagaye, we tubana hano ku isengesho Ribohora. Ndatura kugira ngo umuntu wese uzagerageza kukurwanya 2026, kagerageza kurwanya intambwe zawe, akagerageza kurwanya imikorere yawe, uwo ngo muhagurukirije icyamugusha mu izina rya Yesu akagwa imbere yawe bireba. Ndahagurutsa ikizagusha uzakurwanya wese mu izina rya Yesu. Ndahagurutsa ikizagusha uzahirahira gukombata imibereho yawe, gukombata yanatakaye jaribu, kushindana na maisha yako, kushindana na hatima yako, kushindana na kesho yako. Huyo nami ninainua jambo, ninamutengenezea jambo fulani na kumwangusha chini kwa mamlaka. Kiria holi ya pata sakra baba ryoboredeze kiria. Ndatura ngo ibyo bibe kano kanya aho mvugiye ahangaha. Ndatura ngo ibyo bibe aho mvugiye hano mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho nawe niba wizeye uvuge ngo amena. Dukomeje rero tugasoma muri iri jambo. Bireba ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ngo naho intambara ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho no muri yo nzikomeza umutima. Umva icyo Imana ivugana nawe, ntuzigere utinya buri ntambara iyo yose Satani yagushiramo. Ntabwo intambara Satani yakugabaho uzayirwana. Uzagerageza kukugabaho ibitera akaguhagurukiriza urugamba agashaka kukurwanya. Wowe wabanye natwe hano ku isengesho Ribohora official, cyangwa nawe ukabuja ari ubwa mbere uri kumvira ijwi, umuntu uzagerageza kugushozaho urugamba, ntuzigere utinya. Impamvu utagomba gutinya nuko urwo rugamba utazigera ururwana wenyine. Imana niyo yiteguye kurwana intambara yawe. Uwiteka niwe witeguye kurwana urwo rugamba. Urugamba rw'iterambere ryawe Uwiteka yiteguye kururwana. Urugamba rwo kubaka urugo rwawe Uwiteka yiteguye kururwana. Urugamba rwa destination yawe Uwiteka yiteguye kururwana. Urugamba rw'urubyaro rwawe Uwiteka yiteguye kururwana. Urugamba rw'umushinga wawe cyangwa se bw'icyo gikorwa ushaka guhagurutsa Uwiteka yiteguye kururwana. Rero niyo mpamvu utagomba gutinya 2026. Nta bwoba, nta gutinya kugomba kuba kubizera Imana. Nta bwoba ku bantu banambanye n'Imana. Nta bwoba ku bantu bikomeje kuwiteka. Umva, niba waranaguye 2026 ukongera ukabyuka, ntabwo Imana yita ku ntege nke z'abantu. Imana ireba umutima w'umuntu. Ubundi Imana izi ntege nke zawe, irakuzi kabizi n'amazina yawe, izi nkomoko yawe. Niyo mpamvu tubona muri Ezekiel Imana ijambo ryayo rivuga Ezekiel igice cya 16 ribwira ruriya ruhinja ngo nakunyuzeho wigaragura uri mu ivata. Ijambo rikaza rivuga ngo ndakuzi kuko iso yari umunyakanani ndetse nyoko ari umwamori. Imana irakuzi, izi naho ukomoka, izi n'amazina yawe.
ndetse yakumenye utaranabaho, yakumenye utaranavuka, izi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, izi ibikunanira n'ibitakunanira, izi ibyo irakuzi, ntisabwa kugira ngo bayibwire uwo uri we. Birashoboka umuntu utakuzi, hakaba haje umuntu ukuzi akamubwira amabwire, yani akakuvuga nabi, akakubwira ibiki n'ibiki n'ibiki, ugasanga umugenzi wawe yaguharabika ku wundi mugenzi wawe. Wa muntu rero babwiye ibyawe akaba yakwanga kuko aba atanakuzi. Ariko Imana yo nta muntu ntago ibwirwa ibyawe kuko irakuzi. Izi ntege nke zawe zose, izi imbaraga zawe, izi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, kuko rero ikuzi wese, ntuwigira ikibazo. Niba uyibwira intege nke zawe zose, ukayibwira amaganya yawe yose, ukayibwira ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, ukaba warayifashe nk'umubyeyi udashobora kugira icyo ucinga. Hari indirimbo njya nkunda ivuga ngo ndaje mwami, ngo nyemerera mwami nkugururira umutima wanjye, ngo mu mutima wanjye ntacyo ngucinga. Ni indirimbo y'umuhanzi yaririmbye, umuhanzi witwa Nkomezi, avuga ngo ndaje umutima wanjye mwami ntacyo ngucinga, ndi umunyantege nke. Akaririmbira Imana avuga ngo Mana ndi umunyantege nke, ndaje ntacyo ngucinga, ngo ndaje noneho ngo mpembure. Iyo utagira icyo ucinga Imana mu mutima wawe, iyo utagira icyo ucinga Imana mu buzima bwawe, ibiri mu mutima wawe byose ukabimimina imbere y'Uwiteka, ukabibwira Uwiteka, naho hahagurutswa abantu kukurwanya bakuvuga ukuri nuko utari, kuko hari witege ko hari umuntu uzakuvuga ukuri akakuvuga nuko utari. Ariko uko yakuvuga kose, Imana irakuzi kuruta uko abantu bakuzi. Imana irakuzi kandi izi ntege nke zawe. Kandi kuba uri umunyantege nke ntabwo bikuraho kuri umwana w'Imana. Kuba uri umunyantege nke ntabwo bikuraho ko Imana igukunda. Kuba uri umunyantege nke ntibivuze ko hari abantu bazaza ngo bayibwire intege nke zawe bumvire. Hari abantu bashobora kwibwira yuko nibayibwira intege nke zawe izabumvira. Ndakubwiza ukuri, ntabwo Imana izigera yumvira abantu bazana urugamba imbere yayo bayibwira ngo runaka gutya na gutya. Imana ntiyumva amabwire. Imana ireba umutima uyikunda, Imana ireba umutima uyishaka, Imana ireba umutima uyinambaho, Imana ireba umutima uyizera, Imana ireba umutima uyifitiye icyizere kandi uyifitiye ibijeringiro. Nkubwire rero sasa wowe unteze amatwi, nongere ngusubiriremo, intambara yose yakubaho muri uyu mwaka witinya, Uwiteka azarwana intambara zawe. Icyo usabwa ni ukwikomeza umutima muri uyu mwaka. Uyu mwanditsi arakomeza akavuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nyiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Icyo usabwa muri uyu mwaka wa 2026 kugira ngo ubone neza y'Imana, icyo usabwa kugira ngo ubone Imana ikurwanirira impande zombi, wewe gusa ifuze kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yawe ukiriho. Iyo tuvuga kuba mu nzu y'Uwiteka ntabwo bihwanye no kujya mu rusengero, zino nzu zubatswe n'abana b'abantu. Kuba mu nzu y'Uwiteka buriya iyo upfukamye ugatangira uvuga uti mwami Yesu ndaje mu bwiza bwawe, mwami Yesu nje imbere yawe. Burya mu isi y'umwuka uba wamaze kwinjira mu nzu y'Uwiteka. Mu isi y'umwuka uba wamaze kujya aho Imana iri, aho wapfukama wose uri gusenga, umwanya wamara wose urimo urasenga, waba uri wenyine cyangwa uri kumwe n'abandi bantu. Mu mwuka uba winjiye, cyangwa se uba winjiye mu nzu y'Imana, uba ugiye imbere y'Imana. None icyo usabwa rero muri uyu mwaka, ongera ibihe byo kuba imbere y'Imana, ongera ibihe byo kujya mu nzu y'Uwiteka. Nk'uko wumva uyu mwami yavuze ati icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Wibuke aya magambo ni umwami wayavugaga witwa Dawidi, kuko iyi ni zaburi ya Dawidi. Aravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Icyo usabwa gusa, ifuze kuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose uzaba ugifite uno mubiri. Ifuze kuba mu buzima busenga iminsi uzaba ucyambaye uno mubiri. Ifuze kuba mu buzima bwinjira mu nzu y'Imana. Ntabwo usobanura ngo kwinjira mu nzu y'Imana ntabwo bivuze kwinjira muri zino nzu zubatswe n'abana b'abantu twita insengero. Nubwo nabyo wabikora ari byiza, kubikora atari bibi, ahubwo nabyo ari byiza. Ariko kujya mu nzu y'Imana,
igihe cyose ufashe umwanya wo gusangira ukavuga ngo Uwiteka ndi imbere yawe, direct ako kanya uba winjiye mu nzu y'Imana. Hahandi uba wumvira amagambo y'Imana hahinduka mu nzu y'Imana. Hahandi upfuka musenga hahinduka mu nzu y'Imana. Aho umuntu hose ageze akapfukama akahasengera mu isi y'umwuka ahita hahinduka inzu y'Imana. Iki rero nicyo Dawidi yavuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe nta kindi, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka. Urashaka kubona Imana ikubera igihome nk'uko ijambo ryayo rikubwiye? Urashaka kubona Imana ikubera umucyo, ikakubera agakiza, kagukiza ibintu byose? Urashaka kubona Imana ikubera igihome kigucingira, kigacingira ubugingo bwawe ku manywa na nijoro? Urashaka kubona abanyabyaha basitarira imbere yawe bakagwa aribo babisha bawe bakurwanyije? Urashaka kubona ingabo zabambiye amahema kugutera ubwazo zisitarira hamwe zikagwa ntabwo bufite, ukabirebesha amaso yawe? Ijambo ryambwiye ngo uzabirebesha amaso yawe ariko ntibizakugeraho. Muri uyu mwaka hari abantu bazabona ibintu bitandukanye ariko amaso yabo akabibona ku bandi ariko bo ntibibagireho. Hari abantu Imana igiye kuzamura ariko hakaba n'abandi Imana igiye gukubita, igiye guhuza kubakubitisha ibihano bitandukanye bitewe n'uburyo bitwaye. Rero hari ibyo uzabonesha amaso yawe kuri bamwe bibi ariko wowe ntibizigera bikugeraho. Icyo usabwa gusa ni ukongera ibihe byo kuba mu nzu y'Imana, ni kuba mu nzu y'Imana iminsi yawe ukiriho. Icyo usabwa ni ukugira intego yo gushaka kubona ubwiza bw'Imana, kuko hano arakubwira ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho nkareba ubwiza bw'Uwiteka. Uyu mwaka ndakwifuriza kuba mu nzu y'Uwiteka kugira ngo Uwiteka akwereke ubwiza bwe, kuko muri uyu mwaka wa 2026 hari abantu Uwiteka azereka ubwiza bwe, abazamuba imbere cyangwa se ababaye imbere yiwe 2025 biteguye no kuba imbere ye 2026 azabereka ubwiza bwe. Kuko ijambo rirambwira ngo kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye. Imana yiteguye kuguhisha mu gihe cy'akaga n'amakuba hano mu isi. Muririmbyi ajya aririmba ngo mu gihe ngo mu mwanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije ari mwisi. Ngo mpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mwisi. Icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mwisi. Icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Icyo ukeneye mu gihe nk'iki ni ukwegera Imana ukumva ijambo ryayo. Icyo ukeneye mu gihe nk'iki ni ukwegera Imana ikakubera umucyo mu gihe cy'umwijima wo mu isi. Icyo ukeneye ni ukwegera Imana ikakurinda akaga n'amakuba bizafata bamwe na bamwe hano mu isi, kuko Imana itagihanana abakiranirwa n'abakiranutsi. Ukeneye kwegera Imana rero kuko iyo yiteguye kuguhisha mu bwisho bwayo, kuko hano aravuga ngo nibwo ngo kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwisho bw'ihema rye niho azampisha. Imana yiteguye kuguhisha mu ihema ryayo, ngo azashyira hejuru amagarike ku gitare. Hari abantu Imana igiye gushyira hejuru ikabahagarika ku gitare, kugira ngo ibirenge byabo bitazongera kumanuka ngo bikandagire mu condo. Hari abantu Imana ikandagije ku bitare, nanjye ndimo nawe urimo. Niba ubyizera avuga ngo haleluya. Hari abantu Imana ikandagije ku gitare kugira ngo ibirenge byabo bitazongera gukandagira mu condo, kugira ngo bitazongera gukandagira mu mukungugu. Hari abantu Imana ikandagije ku gitare. Jambo riravuga ngo n'ubu umutwe wanjye ushizwe hejuru y'abanzi banjye bangoshe. Hari abantu Imana izamuye imitwe yabo ikabibashyize hejuru y'abanzi babo. Hari umuntu utarigeze ukwemerera ko uzamura umutwe ngo ujye hejuru yewe. Akurwanya 2025, akurwanya 2024, akurwanya 2023, akurwanya 2022, akurwanya 2021, akurwanya 2020, akurwanya imyaka nawe uzi yakurwanyije.
kuko atifuzaga yuko umutwe wawe uzamuka ukajya hejuru yiwe, ariko Uwiteka ari ku itegeko, umutwe wawe urazamuka ushyizwe hejuru y'abanzi bawe. Sakuza cyane tuvuga amina. Hari abantu Imana izamuye imitwe yabo ikabashyira hejuru mu izina rya Yesu, bashyizwe hejuru y'abanzi babo. Imana numva hari abantu ishyize hejuru y'ababarogaga, igushyize hejuru y'uwakurogaga, igushyize hejuru y'uwagusuzuguye, igushyize hejuru y'uwagupinze, igushyize hejuru y'uwakuneguye. Bantu mwaneguwe, Uwiteka abashyize hejuru y'ababaneguye. Bantu mwapfobejwe cyane bakabapfobya, Uwiteka azamuye umutwe wawe agushyize hejuru y'uwagupfobeje. Bantu bagiye bagaragara ko ntacyo bakwimarira, ntacyo bakwigezaho, ndetse hakagira n'umuntu ukubikubwira akakubwira mu kanwa kiwe ko ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho. Nakubwira ngo Uwiteka avuguruje iyo mvugo, agushyize hejuru, ugeze ku bintu bikomeye mu izina rya Yesu. Ndavugana n'umuntu wanambye ku Mana yiwe, ndavugana n'umuntu wakoranye urugendo rw'Imana, wakoranye urugendo n'Imana, ntave mu rugendo rwe ntiyambaze ibigirwamana, ahubwo agakomeza kwizera Imana. Ndakubwira ngo Imana iguhagaritse ku rutare, kandi umutwe wawe ushyize hejuru y'ababisha bawe n'abanzi bawe. Haleluya, haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ndasengera aba bantu bo ku isengesho ribohora official babanye nawe mu mwaka wa 2025, ntibigeze bakunambaho bamwe muri bo. Ndabasengera kugira ngo Mwami ubabere umucyo kano kanya, ndabasengera kugira ngo aka kanya ubabere agakiza, ndabasengera kano kanya kugira ngo Uwiteka ibyabatinyishaga byose biveho, ibyabahindishaga umushyitsi bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo buri muntu wese twabanye hano ku isengesho ribohora official, ingabo zose zagerageza kumurwanya, abamurwanyije bose n'aka kanya bagerageza guhirahira kumurwanya, barwanywe nawe nk'uko ijambo ryawe ryavuze Mwami riciyemo, ko umuntu wese twabanye Mwami ndetse akabana nawe mu bihe byiza byo gusenga, akabana nawe mu kukwizera, akabana nawe mu kugukiranukira. Uwo muntu Mwami wabanye nawe, reka bamurwanyaga bose basitarire hamwe Mwami, bagwe munsi y'ibirenge bye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo abakurwanyije bose basitare, mpagurukije ikibasitaza kugira ngo bagwe munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu, bagwe munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Ndatura kugira ngo uhere umunsi wa none ibyaguteraga ubwoba biveho mu izina rya Yesu, ibyaguhangayikishaga ndakwatura ngo biveho mu izina rya Yesu Kristo. Rekura amaraso Yesu Kristo ku mitwaro yose wari wikoreye iyo wambukanye 2025, ndatura ngo ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo amaraso Yesu Kristo akomora ibikomere n'ibisabe bya 2025, buri bikomere byose n'inguma wagize 2025, aka kanya muri uyu mwaka duhagaze 2026, izo nguma n'ibyo bikomere mbisutse amaraso Yesu Kristo. Bikomere by'ubukene, bikomere byo gusura inyuma, bikomere byo kudatera imbere, bikomere byo kwangwa, ibikomere byo gutabwa, ibikomere byo kudakundwa, ndatura ngo amaraso Yesu Kristo bisibe mu buzima bwawe, utera intambwe yo gukundwa mu izina rya Yesu Kristo. Tera intambwe, Imana iguteza intambwe yo kwemerwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguteza intambwe mu by'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguteza intambwe mu rushako mu izina rya Yesu Kristo. Imana kuzuza ibyiza mu mbaraga z'Umwuka Wera, ibyagutinyishaga byose biveho mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndagusengera kugira ngo Uwiteka kumanura amavuta yo kuba imbere y'Imana, Uwiteka kongerera imbaraga n'umurava byo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyacaga intege umutima wawe byose mbikubitishije amaraso Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo inkuba y'Uwiteka imanuke ikubite buri kimwe cyose cyari kiguhagaze imbere gishaka kugira ngo kikubabaze mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ibyo utabonesha amaso yawe biguhiga, ndatura ngo aka kanya byose bigwe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ibyo utazi biguhiga, ndatura ngo bisitarire rimwe bigwe imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo imbaraga zose zarwanya mu buzima bwawe, umuriro w'Imana uzitwike uzikongore, amaraso Yesu Kristo arimbura imbaraga zose zaguciranyaga mu izina ryawe ngo agapfa kazuka. Ndakwaturaho kugira ishyaka ryo kuba mu nzu y'Imana, ndakwaturaho ishyaka ryo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwaturaho gutera intambwe mu mwuka, mu kwiza
kwizera Imana iguteza intambwe, mu gusenga Imana iguteza intambwe, mu iterambere ry'ibifatika Imana iguteza intambwe mu izina rya Yesu Kristo, mu iterambere ryo mu mwuka Imana iguteza intambwe mu izina rya Yesu Kristo zumba amazina yose. Reka Uwiteka guhishe mu mababa yiwe. Ndakwatura guhishwa n'Imana Data twese mu mababa yayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura kuba mu bwisho bw'isumba byose mu ihema ry'Uwiteka mu mbaraga z'Umwuka wera. Ndatura ngo Uwiteka agushyire hejuru, aguhagarike ku rutare rwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Uwiteka aguhagarike ku rutare, agushyire hejuru muri uyu mwaka wa 2026. Abantu bakurebere kure, babone ko uri hejuru mu izina rye. Ababisha bajye babona uri hejuru yabo kure cyane mu izina rya Yesu Kristo. Abakurwanyije bose Uwiteka guhagurutsa gushyire hejuru yabo mu izina rya Yesu Kristo, bajya kurebera mu kirere cya kure mu mbaraga z'Umwuka wera. Ndatura ngo mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, uhereye umunsi wa none umutwe wawe nushyirwe hejuru y'abanzi bawe bose bari bakugose. Kwa jina la Yesu ndatura ngo Imana ifata umutwe wawe ushyire hejuru y'abanzi bawe, ifata ubwenge bwawe bushyire hejuru y'abanzi bawe, ujye hejuru, ubwenge bwawe bube buhanitse buri hejuru y'ababisha bawe n'abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka guha imbaraga, guha ubutunzi buri hejuru bw'ababisha bawe n'abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Zopete sekiria horia rapata sakara holi ya pata sakara baba. Sante Yesu kwa sababu watu hawa umewabariki na umewatendea miujiza. Jina lako litukuzwe kwa kuna maisha, kuna hali umebadilisha. Ndumva Imana yanjye nsenga hari abantu Imana ihinduye situation bari bahagazemo. Uyu mwaka ugiye kukubera umwaka w'umugisha, uyu mwaka ugiye kukubera umwaka wo gutera intambwe zihuta cyane kandi zidafite guhagarikwa n'umwanzi, kuko Uwiteka gubereye agakiza gakomeye. Uwiteka kubereye igihome kigucingira. Ndabona hari abantu Uwiteka yubakiye ibihome kugira ngo abacingire imyambi wa mubi yagerageza kubarasa. Ndabona hari abantu Imana yivanye ku rwego ibayinjije mu zindi nzego. Hari abantu Imana izamuye bakuye mu nzego ibajyana mu zindi. Niba nawe urimo kandi ubyizeye ko Imana iguteje intambwe ikujyana mu rundi rwego, yizamurira icyubahiro uvuga uti Imana urakoze, aho uri ubwire ngo Imana urakoze kunteje intambwe, kandi ubyizere ntushidikanye rwose iyi ntambwe Imana irayiguteje. Hari abantu Imana ishyize hejuru, Imana igushyize hejuru, igushyize hejuru y'ibyakurwanyije, igushyize hejuru y'ibyagupinze, igushyize hejuru y'ibyagiye bivogera ubuzima bwawe, igushyize hejuru y'abakuneguye. Ndabona Imana hari abantu igiye kuzamura, hari abantu Imana yambuye intebe ibavana aho bari bicaye iyicaza abandi. Ndabona muri abo bantu rero ndimo nawe urimo mu izina rya Yesu. Ndimo njye ubwanjye uvugana nawe urimo mu izina rya Yesu. Imana hari umuntu yimukura mu ntebe yicaza wowe kuko wanambanye nayo muri iyo ntebe. Mana habwa icyubahiro kuko ubikoze, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimira ko wibutse abantu bose twabanye hano ku isengesho Ryoherejwe official. Habwa icyubahiro n'ishyirwe hejuru. Reka 2026 buri wese Mwami uyu mwaka mubere uw'izina rishya, mubere w'amashimwe gusa, mubere Data wo kubonamo imbaraga zo kuboko kwawe. Urakoze rero Mwami, amashimwe n'icyubahiro kugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu Kristo wambwa gapfa kazuka. Amen. 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 Imana y'amahoro rero iguhe umugisha, kandi Imana y'amahoro ikugire neza. Hanyuma rero bwari ubwa mbere waruje hano ku isengesho Ryoherejwe official, utarakora sabone cyangwa subscribe, yikore vuba natwe turushaho kwaguka. Ndabona ko twageze mu 1000, nibura mu kwezi kwa kane tuzatumaze kuba benshi bashoboka, cyangwa se mu kwezi kwa gatatu. Imana y'amahoro iguhe umugisha, gira amahoro. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe nanjye Pastor Justice. Ubuntu bw'Imana bubane namwe.